kubera ko abagabo baje kungenda inyuma, simenye ko abagabo bangenda inyuma. Naho umugore niwe bashaka, nkavuga se umugore naje gufata umukozi akajya murinda. Umukozi ari umukozi. Umugore akajya ndindira umukozi, mugura telefone yakarasharamye, nkuraho urugiti umugore wanjye batazamutwara. Noneho rero umupeti yaje kumbwira ati hari abagabo bazahara mu rugo. Haje gufatira umugabi wanjye. Nta kintu mbuze, nta kintu umudamu abuze. Mugaro hari umugabo rero naje gufatira iwanjye, bitari ibintu bikomeye, twakoranaga mu isoko. Ariko umugabo nawe bivuze ati umugabo se mwice se, amufatiye iwanjye. Wamufashe ari mu gikorwa cyangwa amufashe byarangiye? Mufashe byarangiye. Biba ngombwa ko iyo mpamvu byabaye ngombwa yo gutangira kujya kwinywesha ibintu, ubwonko burayaga. Ndamubwira ati rero wa mugabo we ndakwica pe. Ndavuga ati ibyo umugore akoze biragatsindwa. So nukuvuga ngo umunsi ufataho umugore wawe no kumusambanya niwo munsi mwatandukanye, niwo munsi watanye kunywa ibiyobyabwenge? Bana inkuru bampamagaye bambwira ngo madamu wawe yitabye Imana. Ndabaza se madamu niki kimwishe? Madamu wawe yashatse umugabo w'umusomali, apfa ari kubyara abana babiri, undi mwana barapfanye, aratwita impanga. Ndavuga ati ndege ibi ni ibibazo noneho. Madamu arapfuye, yaguye hanze ati byarangiye. Umwana ubwo nahise njya kwa Masanzire ku Ruyenzi. Hagati inkuru ingezeho bambwira ko madamu yitabye Imana. Ati ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Ndavuga ati kambyihangane kuko nangiye kwiyahura. Narakinnye ariko Clement kina music ni inshuti yanjye pe, uri umugabo wa Knowles rwose, kuko namuhamagaje ubundi mubwira ati umugore wanjye yitabye Imana muri Sudan, yaguye muri Sudani. Arambwira ati kiki nzagushaka tuganire ndebe ukuntu nagufasha. Babyibuke ko hari igihe nashakaga n'imyenda nkayibaha, bakambwira ati dufite ama stage nkavuga ati tuzakwishyura kikiti naribi. Hari umuntu nibagiye w'inshuti yanjye bita Tom Cross, nawe ni inshuti yanjye naramwambitse. Doctor twaraganiraga Nyabugogo, ambwira ati kiki nubona ubwo ucyanje kukugura imyenda, ariko ibintu ndi gutekereza bizagerera igihugu. Eyo, that's your boy Pionika. Ni Legacy TV, turacyakomeje kuri movie yacu tugenda twegerana n'icyo batandukanye. Uyu munsi turi mu bantu batwise cyangwa se bakanyujijeho bikaba nkaho mu bibagirwa gusa, twe tukavuga uti Legacy ntitwabibagirwa. Uyu munsi dikuye n'umusaza kabisa, ni umusore wagacishijeho mu minsi cyangwa se imyaka yatambutse cyane. Reka dutangira bibwira. Yamani, wala. Nitwa Kiki man. Nitwa Kiki. Izina ryo zina ryanjye abantu benshi bazi. So Kiki hari umuntu uri kukureba ngaho kuri Legacy TV akaba avuze ati n'ubwa mbere mbonye uriya musaza. So ubundi Kiki ni muntu ki muri rusange? Kiki ni umuntu usanzwe. Kiki nari umuntu usanzwe, nuko nagiye nkora ibintu by'akazi, ibintu byo gucuruza. Nagiye nkora ibintu byo gucuruza, nagiye nambika benshi, rimwe na rimwe abahanzi, ngashaka n'umusheri rimwe na rimwe, nta kibazo. Ariko nago umuvuga kuri ibyo ngibyo, reka tumane duhere muri rusange mu mizi yawe. Ubundi Kiki ni muntu ki? Wavutse ryari cyangwa se wavukiye he? Then ukimara kuvuka warize wize he? Niba warize wamuvinze gute ubuzima nyine bwawe wabubaye mute? Navutse muri 1989, ariko navukiye ku mazi i Nyamasheke, muri Cyangugu. Niho navukiye, ndumva ariho navukiye. Naje kugera mu mujyi muri 2002 nibwo nuva nageze mu mujyi. So 2002 uza muri Kigali, wayijemo ubwo nukuvuga ngo wari ufite imyaka 13. Wayijemo usangamo famille cyangwa wajije guhiga ubuzima? Nari ndi kumwe na mujomba wanjye, ne twari turi kumwe nawe wanzanye. Ese akikuza muri Kigali muyinjiyemo mwatangiye ubuzima gute? Yakurira ishuri cyangwa waraje uricara bisanzwe ushaka akazi? Hoya yandi ishuri ariko kwiga birananira. Bimaze kunanira ntangira kwicururiza imyenda. Nacuruza udusheneti muri gare.
kubera ko njye n'umuryango wanjye twari twaraburanye mu ntambara ntakibabona mu byombo kambwe twaraburanye mwaburanye n'umuryango wowe jya kwiga bigenda binanira kubera umuryango wanjye ntandi kubona. Aho kantu usizemo ko umuryango se na n'ubu ngubu umuryango wawe mwaraburanye cyangwa mwageze aho muza kubonana nyuma y'igihe runaka? Umuryango twaje kubonana ariko muzehe papa wanjye we yarapfuye. Mfite mere mfite mere w'umukecuru tu niwe wibereye aho ngaho. Nkanjye nk'umuntu ukuza kenshi ukomeje kukantu k'imyenda niko kintu nkuzo cyane so ku muntu uri kuturanga ngaha kuri Legacy cyangwa kugira ngo iyo move yawe y'imyenda yitubwireho fresh noneho utangira gucuruza imyenda watangiye gucuruza imyenda imeze ute wakoranye n'abantu gute? Nakundaga kurangura imyenda y'ingofero n'amajezi n'amakabutura y'amajingisi hari mu isoko rya Nyabugogo kera muri hafi 2003 2004 niho na gucuruza nkajya ngenda nkazunguza hano mu mujyi nkacuruza hariya za Nafashe nkazamuka za Mateusi n'inyamirambo ntangira rero kumenyekana gutya nkajya nambara ibyenda binini abantu bakambaza ati si iyo myenda wambaye wayikuye he bakayingura nyambaye nza kugenda amenyekana gutyo ntangira kumenyekana n'abahanzi abo bari menyekana na ba Gitoko na ba Rafiki na ba Jepoli banyakwigendera na Clement kina music umugabo wa Knowles niwe twabanje kumenyekana nawe kubera ko yavuye kwiga ambwira ngo hari umwana uzi imyenda ara mu isoko rya Nyabugogo ugomba kujya dushakira imyenda nawe turamenye Inshuti yanjye ntangira kujya mushyira imyenda. Ari Riderman Kitoko nyakugendera Jepoli man muri rukodashira ndetse na Clement umuntu wakuguriye neza cyangwa se mwakoranye mwagiranye ibihe byiza ukavuga uti umuntu sinzangwagirana wowe? Clement umugabo wa Knowles kuko igihe cyose Clement yamamagaraga ambwira ati uzanira imyenda mizima kuko agiye no kwiga gukora umuziki hanze agiye kwiga gukora umuziki yambwiye ko mushakira imyenda ndayimuzanira. Abo bantu rero akaba ari inshuti zanjye cyane nta kintu banyima nuko umuntu agenda ahura n'ibibazo ariko nta kibazo twigeze duhura nacyo. Ba Gitoko aba ba Urban Boy ba Safi bari inshuti zanjye mani nta kibazo ariko ubuzima bwagiye buhinduka nza kugenda nkena tu naje gukena. Hari bireka ngo tuze kwagera mbere ko twagera kamanze nkubaza kandi kanangaha wambika imyenda abo basani bose tubwiye n'iki umusani wakugura ikintu gihenze ari kiri singo kimwe nuwuhe ukavuga uti amafaranga kabisa mwungutsemo ngiye no kuyanywera kandi? Riderman yanguriye imyenda myinshi kandi ntampende kabisa akambwira ati wowe ugomba kunshakira imyenda myiza nanjye ninyira ikintu ngeraho zagufasha. Riderman ajyanguriye imyenda kabisa kabisa Riderman kabisa naribi na Gitoko na Gitoko nawe ndumva nta kibazo. Jepoli we mu buzima bwo kwambara imyenda mwabanye mute? Jepoli namushakiye imyenda myinshi nawe twajyanye Gisenyi tugiye Gisenyi icyo gihe namushakiye amadikisi y'imituku namushakiye amatimbarende mushakira amadikisi y'imikara nagiye mwambika imyenda myinshi kuko twajyanye Gisenyi tujyayo ari tujyanye ari ngiye mfite imyenda ya Jepoli araza kwambara abo nta kibazo twigeze tugerana nabo. So none se Jepoli ubona apfa nk'umuntu ukwambitse gutyo ubundi byaba byakiriye ute? Jepoli ngiye kimara gupfa narabye no gusohoka mu nzu ahubwo byari byananiye nabaye nk'umuntu ukubiswe n'akantu ndavuga ati sinshaka ko ari n'umuntu ahubwo nambona uko ngewe Jepoli agimara gupfa k'umuntu nambikaga cyane agiye mu nzu ndihisha kabisa birambabaza cyane kuko umutima wanjye ntago wari umeze neza. Reka tumuge duti Imana muri ruko rudashira kandi aruke mu mahoro. Hari ikintu ukomejeho sasa cyo kuvuga ngo narakennye kandi nkanje gusanza ngano niko mbibona ikintu cyatewe ubukene bwawe cyangwa se ikibazo cyatewe ubwo bukene nk'umuntu wari umusitari icyo gihe wari umusitari Clement wambikaga abantu amafaranga wari uyafite ibibazo byatumye ubu mukene nibihe? Ibibazo byatumye ubu mukene urabizi cyane
ko nashatse umugore, nashatse umusheri mwiza, abagabo baza kumutwara. Bamutwaye ntangira kujya kwiyahuza amadroge, nkiyahuza inzoga. Umugore baramutwaye, ariko mumutwara dufitanye umwana. Hari n'abantu banguriraga nk'akabyeri, iti washatse umugore mwiza kabisa, tikiki ti nk'umuntu wambika abasitari kabisa, washatse umugore mwiza. Bakavuga ni umugore. Sinamenya ko umugore wanjye ahubwo bamushaka. Ubwo ari umugore twaje gutandukana atwawe n'abagabo. Reka tuze kugera ku mugore wawe ho gato, dufate nk'agapoze mu kuntu ukomeje kuvuga ngo wanyweye droge. Ese mu kunywa izo droge zawe ntago wigeze ugira amahirwe kujya muri rehab kugira ngo bagukuremo izo droge, cyangwa se ntago ushobora, sinziba nabyita imyaka, ni imyaka ariko n'amahirwe yuko warafunzweho kugira ngo ushobore kujya nko muri tamor izo droge zikuvemo, cyangwa se ibiyobyabwenge? Njye nafashe umwanzuro, ndavuga ati n'ubundi umugore wanjye ntago nzongera kumubona. Ndavuga kuri droge ntago. Nafashe umwanzuro ndazireka, ndabyihorera. Naragiye njya ahantu mu nzu ndifungira, ndavuga ati umugore yaragiye, basi nta kundi tuzarera umwana nawe, nta kundi byashoboka, reka ndeke bino bintu by'ibidroge, ubu nkaba meze neza bro. Okay. Sasa reka twizire kuri move yo kuvuga ngo kikiwamikaga abahanzi, uza guhura n'umukobwa mwiza nk'umuntu wari umusitari, ntugomba kwisondeka. Mbere nambe ujya guhura n'uwo mukobwa cyangwa se na madamu wawe, hari muhe mwaka, hari byari? Yumva ari muri 2013 man. Niho twahuriye ku Ruyenzi. Twahuriye ku Ruyenzi, ariko yakoraga muri bari ya bene wabo. Ariko ndamubwira ati ntago umuntu nkawe yakorera ahangaha, kuko nari maze kuba umusitari, maze ntangiye no kujya nsora n'indirimbo rimwe na rimwe. Urumva nari maze kwambika abahanzi, nari maze kwambika ba Riderman, ba J-Paul, ba Gitoko, ba Clement Kina Music, ba Kefa, ba Safi, Urban Boy, maze kubambika. Urumva nanjye nari maze kugera ku kantu, ntago nari gushaka umugore mubi. Umugore namusanze aho ngaho ndi kunywa gacupa, ndavuga ariko wa mukobwa we ukora hano kubera iki? Nge ndi umunyeshuri. Ariko hano ni muri famiye, naje kuhakorera pe, ariko ni muri famiye. No kuki ukora ahantu nkaha kandi uri mwiza, hano uzahurira n'ibibazo, biba ngombwa ko tuba inshuti, mpitana namutwara. Uvuze ko mujya kuba inshuti wari umuhanzi, nk'akaririmbo wari ufite muri iyo minsi kari kagezweho cyangwa se wakundaga n'akahe? Indirimbo nari mfite bayita tubambika style. Niyo nimba ushaka imyenda myiza yo kwambara, iy'ubukwe, iyo kurimbana, n'iya sport, supermarket Nyabugogo Air Force number 1, ikeneye kwambika ukuri kose, uko waza kose, kumeze kose, icyo ushaka cyose turakwambika ukaberwa. Niyo ndirimbo nabanje gukorera isoko rya Nyabugogo, nk'umuntu wari umaze kujya mwambara nk'ifunga. Niyo ndirimbo nabanje gukora bayita ngo tubambika style. Indi nigize nsohora niyo bita ibintu n'ibishya. Mu mujyi hose ibintu n'ibishya, abayobozi bashyashya ibintu n'ibishya, muri Nyabugogo ibintu n'ibishya, ibintu n'ibishya, Nyabugogo hose ibintu n'ibishya, umujyi hose ibintu n'ibishya. Ubwo nari ndi gukora ibintu mbona ibintu ari bishyashya, mvuga ati ibi bintu ntibishoboka, mpita nkora niyo ngiyo rero. Ariko nawe kumbaza ibintu byinshi cyane musaza, kandi nifite ibibazo man. Producer ukorera akaririmbo se bamwitaga? Bamwita Dr. Jacques, yakoreraga muri F2K. Niwe wabanje kunkora indirimbo ya mbere, iyo ngiyo yatubambika style. Aribwo twahuriraga nabo bita ba Mahoni Boy, nabo bita ba Shakuru. Hari naho twahuriye na Riderman, twamenyaniye aho ngaho muri F2K, aje gukora indirimbo ndayibagiye bayita ngo rusake rutenderi. Niho twagiye tumenyanira. Okay, let's back ku mugore wawe rero twisubirira. Umutereteye mu kabare, uri kumwigiraho inshuti, umukururuta ahantu uri ntihakwiye. Uwo munsi wa mbere mugihura, wabonye ashobora kuba agufitiye urukundo
uri umuntu wagirirwa icyizere cyangwa yakubonaga nk'abandi bakiriya bose bazaga ngo mu kabari bakamubwira amagambo meza? oya yarambwiye ati reka dutaheho ubwo njye kukwereka mu rugo. Aha mu rugo iwacu tutambona hano naje gufasha famiye ntago njyewe niba abantu bose ubona. Untegere unjyane ku kigesi nkwereke mu rugo. Ndagenda ndahabona ndavuga ati bye rero tuzasubira. Munsi wa mbere ntago munsi wa mbere twese tujyana n'iwabo ndahamenya. Direct ni mugoroba. Shaka ikishura ko wari uzi gutereta wa mugabo we? Ntago ndahagari cyane mani nuko ahubwo nari meze neza. Ntago nari meze nabi mani ntago nari imbobo mani. Reka twikomereze sasa. Uramufashira muterese akweretsaho murumvikanye. Igitekerezo cyo kuva noneho ngo ngiye kugufata nkugere madamu. Ukikimukoza yabyakiriye ati? Ntago nahise mbimubwira. Naje kumushaka. Naje bwa kabiri niza kumureba ahandi yakoreraga. Turaganira fresh. Ndamubwira rero wowe wa mbere umusheri nkakuvana hano ntako kanya. Ngenda njya kumugura utwenda mushakira agakanzu ndakamuzanira. Arambwira ati ngewe nzacika mu rugo kuko nanjye nemeye nakwikundiye kabisa byembye. Ebana uri umusitari nta birenze. Yaje rero kuva iwabo asanga mu rugo. Tayari yagusanze mu rugo itumugira umugore. Bahise twibanana na mugati ngiye nyuma yaho nzajya akabya bambwira tuzajya kwirega. Ndavuga ati naribi. Amuteriye koci. Ni kuri pana mujyanye nyine urumva urukundo aravuga ati batazamuntwara. Nubwo baje kumutwara. Okay, so umugejeje mu rugo. Umugejeje mu rugo uri umupapa kikiye wana. Nawe nibetse ntago wari umupapa icyo gihe. Uri umugabo nawe ni umugore. Mwaje kugera se aho mupfukama muga harya byitaje gushinga ivi. Mugashinga oya nta gutera ivi. Icyo bita gushinga ivi ugakora mu kabago ugakora mu rweso. Icyo bita kwibaruka umwana. Oya twari tutari twatera ivi. Navuze ati tuzatera ivi twitonze tubanze turye ubuzima. Kiyaga bita gushinga ivi nabyize. Gushinga ivi no kujya kwirega no kujya kwerekana ku mugore. Gushinga ivi. Ubwo gushinga ivi no wansobanura gushinga ivi no kujya no gufata inshuti zawe. Gushinga ivi igihe ukajya kwerekana. So mwaje kubyarana se? Twabyaranye umwana umwe. Namubyaranye umwana cyangwa iki? Bita Queeniki. Queeniki. Nawe mwisize na Joastar. Ni umukobwa. Twaje twari tumaranye nka ko umwana twabona mubyaye se umwana yavutse hashize amezi 9. Aravuka ahubwo umugore umwaka umwe n'igice nibwo umugore tutari tukiri kumwe. Kubera ko abagabo baje kungenda inyuma simenye ko abagabo bangenda inyuma. Naho umugore niwe bashaka nkavuga se umugore naje gufata umukozi akajya murinda. Umugore akajya ndindira umukozi mugura telefone ya karasharamye nkuraho urugiti umugore wanjye batazamutwara. Noneho rero umupeti yaje kumbwira ati hari abagabo bazahara mu rugo. Haje gufatira umugabi wanjye. Nta kintu mbuze nta kintu umudamu abuze. Mugaro hari umugabo rero naje gufatira iwanjye bitari ibintu bikomeye twakoranaga mu isoko. Ariko umugabo nabivuze tu umugabo se mwice se amufatiye iwanjye. Wamufashe ari mu gikorwa cyangwa amufashe byarangiye bari mufashe byarangiye. Biba ngombwa ko iyo mpamvu byabaye ngombwa yo gutangira kujya kwinywesha ibintu ubwonko burayaga. Ndamubwira ati rero wa mugabo we ndakwica pe. Cyakuza ati naje kugusura ati utansuye utampamagaye. Mugabo arambwira ati ntunshyire hanze mfite 1,200,000. Nawe arabizi uwo mugabo arahari niwe watumye n'urugo rwanjye rusenya. Nawe ndumva ari hano mu Rwanda. Ubwo rero umugore twese dutandukana. Uwo munsi musana n'umugabo mwatandukanye. Ako kanya nakuburizamo nahise nigendera ndahukana. Ni wowe wahukanye ntago umugore ari wagiye? Nahise nahukana ndagenda igihe narigendeye njya kurarana njya kuryama mu bajyama banjye. Ndavuga ati ibyo umugore akoze biragatsindwa. So nukuvuga ngo umunsi ufataho umugore wawe no kumusambanya
niwo munsi mwatandukanye, niwo munsi watangiye kunywa ibiyobyabwenge. bana nari mfite nka miliyoni zigera nko muri 7, ariko nafashe abajyama banjye turajya turinywera amavide tukayamenagura ntibamenye ibintu byanjye cyanshanze. ubwo rero madamu nibwo yaje kwigendera, aza kuva nza kumva kenshi kera hashize nk'imyaka 2 ngo madamu ntago ari mu Rwanda. ubwo nsigaye nanjye mvuga ati mudamu singikene no kumureba, ariko umwana mu mutwe avuga ati umwana nazajya kumureba, njye iwabo asanga umudamu ntahari, yagiye kwirebera umwana. Reka mbere ko tuzangaho kuvuga ngo madamu adahari yaragiye cyangwa se yabagahe, wahukana wamusigiye umwana. Nta gitekerezo wigeze ugira cyo kuvuga ngo kanje kongera njye kureba umwana wanjye? Kandi naraje kujya gushaka madamu nkamubura, bakambwira ngo ntago madamu wakiri mu Rwanda. Ndumva warekere wowe wagiye nyuma y'imyaka 2, ndavuga ngo iyo myaka itari yagira 2, tuvuge mwaratandukanye hanyuma y'ukwezi. Wigeze ujyana igitekerezo tuvuga ngo kanje kureba wa mubebe wanjye uko yari akiri muto? Najyaga kumureba man, najyaga kumureba ari n'igihe namufataga nkamutwara akaza nakamutwara. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 2 yuko imyaka 2 ishira yaje kuhita ajyana umwana, ndababura mu Rwanda, aribwo ntangiye kujya. Wabura rero amakuru yagusanze yakubwiye ko bari baje kujya muri Sudani. We n'umwana? Hari undi mugabo, hari undi mugore wabatwaye n'abandi bagabo babajyana muri Sudani bajya kubayo. Bidatinze rero umugore yaje kuza kundeba. Uwo mugore wawe? Umugore wanjye yaje kundeba arambwira ati kabisa njyewe umwana wanjye naramutwaye, naraje kugushaka ndakubura, ariko nawe nimba ushaka umbwire nzakujyane. Ndavuga ati ntago najya hanze. Tari abagabo bari batereta umugore wanjye nshobora kuzaba nk'umukozi. Wowe byararangiye ko umwana asigaye mubona turi gusa neza nta kibazo, wowe va mu gihugu cyo hanze uzi twibere mu Rwanda, imbabazi naraziguhaye. Ngiye kumva bidatinze numva barambwiye ngo madamu wawe yarashatse aratwite. Hari umugore bita Kararisa yambwiye ko aramamagara ambwiye ati wa mudamu wawe aratwite. Ndabyihora sinaranga kwiruka bishyiraho commentaire kuko byari ibintu byambabazaga. Ndavuga ati se umwana wanjye we bizagenda gute? Bidatinze rero ejo bundi bidatinze nko mu kwezi kwa hari turi mu kwezi kwa mu kwezi kwa 7 nibwo umujyama wanjye inkuru bamamagaye bambwira ngo madamu wawe yitabye Imana. Ndabaza se madamu niki kimwishe? Madamu wawe yashatse umugabo w'umusomali apfa ari kubyara abana 2, undi mwana barapfanye, aratwita impanga. Ndavuga ati ndege ibi n'ibibazo nono. Madamu arapfuye yaguye hanze ati byarangiye. Umwana ubwo nahise njya kwa masanzere ku Ruyenzi. Hagati inkuru ingezeho bambwira ko madamu yitabye Imana. Ati ibi n'ibibazo bikomeye cyane. Ndavuga ati kambyihangane kuko nangiye kwiyahura. Ndavuga ati natangiye kwiyahura ko nahise mfata moto itungeza ku Ruyenzi ako kanya. Urumva ahantu nahise ngera bakimara kubimbwira ntago naraye muri nanubutse Nyabarongo. Ndagenda bigwira amasanzire abantu dukorana mu isoko arayiterateranya abo bita barwama abandi bita ba Karifa. Babwira abantu bo mu isoko ti Kiki ntago ari hano, Kiki yumvisha umugore ko yaguye hanze muri Sudani, none Kiki ari ku Ruyenzi, reka duterateranye turebe ukuntu Kiki twajya kureba umwana we. Ubwo bakora barayiterateranyije bidatinze haza kujyayo murumuna w'umugore wanjye, niwe waje kujya kureba umwana. Baterateranya amatiki bayaha umwana. Nabwo barambwira ati Clement Karumati
mvugana na diregiteri wa kiriya aho umwana yigaga, ati ko uyu mwana afite ubwenge waretse yigaga aho ngaho muri Sudani, ikigo ntabwo nzi ukuntu cyitwaga, nyina niwe wari waramwishyuriye muri icyo kigo kuko umugore we yarazi kunitariye umutwe yambabaje, gusa we yarasigaye anyohereza imyenda akamvuga ati kiki njye wabikoze reka mwohereza imyenda. Ubwo rero madamu yaje kugwa ejo bundi bambwira ngo madamu birarangiye. Diregiteri wabo w'icyo kigo arambwira ati niwe se w'uyu mwana, ati tw'uyu mwana abo wa mbere waretse akiga hano akazajya ko nyina yahuye n'ibibazo tukazajya tumwishyura ishuri. Ndavuga ati oya naze yige mu Rwanda, nta kundi nubwo nakennye abavandimwe bazagenda bamfasha. Bo nibwo umwana rero bamuzanye ejo bundi, umwana akaba ari hano mu Rwanda. Sinkubeshye grand frère, nta bushobozi umwana ubu ntago ari kwiga pe. Umwana ari ku Ruyenzi, hari umubyeyi wavuze ati hari umubyeyi uri kumumfasha, ariko umwana ntago ari kwiga. Uko ejo bundi umwana yarampamagara arambwira ati ntago ishuri ndi kwigamo ntago ndi kuryemera. Ndamubwira ko nta n'ubushobozi mfite, ko nta mafaranga nkigira yanshizeho, ndabigenza gute? Noneho nza guhamagara inshuti zanjye ndazibwira ati wa mwana wanjye ntago ari kwiga, turebe ukuntu twafasha umwana ajye kwiga, ariko umwana nubwo tutamusanze aha, ikintu mwazankorera no kuzajya kureba tukajya gusura uriya mwana. Ikintu rero ndi gusaba inshuti zanjye zinkunda pe, umuntu ahura n'ibibazo bigenda bitandukanye. Ibibazo byambayeho ni byinshi cyane. Nakuriye mu mujyi, nagiye ncuruza imyenda, nambika Clement, nagira ngo Clement nimba ari kundeba abe yamfasha kuri ya mwana ukuntu yakiga. Riderman nawe ni inshuti yanjye akaba yamfasha, nyakwigendera Jepone nawe nubwo atahari ari kumfasha. Na Gitoko ni inshuti yanjye nawe nimba ari kumva yamfasha, kuko ngiye nahuye n'ibibazo nk'abanyamakuru, mbabwije ukuri nahuye n'ibibazo. N'ukuri narakennye pe, narakennye, ariko ibintu naze kubyihanganira, ko ntago nafata ngo njye kwiba. Sinigeze niba, sinzi ibintu byo kwiba ngo nibe kugira ngo umwana ajye kwiga, ahubwo nabitangariza abanyarwanda bakamfasha, bagafasha uriya mwana, Imana ikazabahemba. Umwana amaze kugira imyaka ingabo ngo amaze kugira imyaka 8. Nukuvuga rero inshuti zanjye rwose nta kintu ntago nahisha, abayobozi b'igihugu barahari, umwana n'uwacu, ntazamfasha tukareka ukuntu uriya mwana azajya kwiga. Nta bushobozi mfite, narakennye, ariko Clement kina music ni inshuti yanjye pe, uri umugabo wa Knowles rwose, kuko namuhamagaje ejo bundi mubwira ati umugore wanjye yitabye Imana muri Sudani, yaguye muri Sudani. Arambwira ati kiki nzagushaka tuganire ndebe ukuntu nagufasha. Nta bushobozi, nk'abantu b'abanyamakuru mbabwiza ukuri, nta bushobozi mfite bwo kuba nakishyura mwana ishuri. Narakennye rwose, reka ngubwize ukuri, nawe n'ikibazo nawe uracyumva, ushobora gushaka umugore bakamutwara. Narabyihanganiye pe, sinabihisha abanyarwanda. Ariko hari abantu nk'ikipe ya APR nayo ndayifana, nayo yamfasha. Nka barafiki ni inshuti zanjye bamfasha, nka Safi, ba Madiba, Urban Boy. N'ukuri nta muntu nagiriye nabi, kuko babyibuke ko hari igihe nashakaga n'imyenda nkayibaha, bakambwira ati dufite ama stage nkavuga ati tuzakwishyura kikiti naribi. Abo banyarwanda bose bangiriye impuwe bakamfasha, baba bakoze. Rero nk'abanyamakuru ntago nababeshya rwose. Ubwo rero umwana ntahari, n'umwana nawe mubonye nonaha, ntabwo tuzareba uburyo tugenda tumurebe ariko uko nameze, abanyarwanda bamubone babone ko niba ufasha uri gusaba
bunakwiye nabwo bwanatangwa n'umwana muri batagira ngo ni bya bintu byo kuvuga ngo ngo no gutwika cyangwa se ushaka ubufasha gushakira ikintu aho kitari nawe wamubone tuzabikora. Ikintu mwakora imwebwe muzahembwe n'Imana ntago ari njye. Njyewe nta bushobozi ngifite nk'umuntu wanditse amakoza amateka ntibyagenda bimira, ariko naye nagerageje akazi kanya nako gucuruza imyenda, aho bita ba Kefa nabo ntabibagiwe. Kefa nawe ni umuntu wanjye yamfasha, abantu bita abo bita batubyaye rwatubyaye nawe ukina mu ikipe y'igihugu, nawe ni umuntu wamfasha, ni umuntu wadufasha uyu mwana. Gusa nuko umwana mutamusanze hano, ariko byaba byiza nawe tukazajya kumureba. Hari umuntu nibagiwe w'inshuti yanjye bita Tom Cross, nawe ni inshuti yanjye naramwambitse Dr. Twaraganiraga Nyabugogo ambwira ati Kiki nubona ubwo ucyanje kukugura imyenda, ariko ibintu ndi gutekereza bizagerera igihugu, bizateza igihugu imbere. Nubwo nza nkagura imyenda ya make, ariko nimbona amafaranga Kiki, kuko niwe muntu wanyatse umwenda wa V y'umweru itanditseho, uko bari abahungu bari abantu basobanutse, bazaga bakanyereka igitabo imyenda bakeneye, nk'imyenda y'amarevisi y'imikara, amarevisi 501. Tom Cross imyenda yakumvaga kumbaza, nayibonaga hashize nk'amezi nk'3. Narishakaga nkavuga ati Tom Cross ambaza imyenda y'ubwenge, ariko imyenda nkayinjira nkayihiga ayibona. Ni umuntu wanjye, inshuti yanjye Tom Cross rwose, nawe ntago yabura gufasha uriya mwana wacu. Okay, Kiki, tumeze nk'abakomezaho gatoya cyangwa se nk'abagana ku musozi w'ikiganiro cyacu dufite aha ngaha. Madamu wawe mama Queen Ki Imana imuheruka idashyira, ese yapfuye ukimukunda? Yitabye Imana ukimukunda? Oya, naramukundaga, none se usibye ko abagabo nyine babizanye, nari nyimukunda kuko n'ubundi yavaga muri Sudan akaza tukaganira, akanzanira n'imyenda tu. Nari nyimukunda nta kibazo rwose, ariko nyine ibibazo bibaho kuri iyi si y'Imana, umuntu ahura n'ibibazo pe. So mu kanwa hawe rero nabonyemo akantu kameze nk'ibihe ry'agaciro. Iyo ni zahabu cyangwa ni silver wasize? Iyi boro nayiguze nkiri umukire, ago wakambika abahanzi, nuko naje guhura n'icyo kibazo cy'umugore ngakena, ariko iyi boro nyine ni boro ihenze, nayiguze nyiri ngikiza, ariko ubu narakennye. Ubuse boro yayiguze angahe? Iyi boro ntabwo ihenze cyane, nta mafaranga atari menshi cyane. Ntago kuyavuga ni ikibazo, ntago ari menshi, ntago umuntu wese yayigura. Igiye kurya se uyikuramo cyangwa nturayikuramo kuva wayambara? Oya, iyo nshatse nayikuramo, iyo nshatse nyivanamo tu, ariko nuko nanze guseba, ngende n'amenyo yonyine. Amenyo se yavuyemo kubera iki ubona? Amenyo yanjye yavuyemo kubera nagisida, ni ukuvuga ngo nagisida, n'abari bashinzwe umutekano twagiranye ikibazo n'undi mukobwa wacuruzaga ikarito nyine bagiye kuyimwaka nyine, bamwe bari abakora udufensi, tuza kugirana nabo ikibazo kidakomeye cyane. Ndi gutabara uwo mukobwa nyine, nabonaga umukobwa yarabyaye umwana, nawe mbonye agakarito ke bagiye kukajyana, sinzi ukuntu nari ngafashe ngo nkirukankane, haba ikibazo iryinyo leta rivamo, ntabwo ari ibintu birenze. So tumeze rero nk'abasoza ikiganiro cyiza twagiranye aha ngaha, ni ubuhe butumwa wagenera abo basitari bose mwambikiranye cyangwa se n'abandi bantu baciye mu buzima nk'ubwawe? Ngewe abantu b'inshuti zanjye, icyo nababwira ni uko bafashe umwana,
kuko njyewe nta bushobozi nifite. Hari abantu mfite bo hanze, abanyarwanda bibereye hanze, abo bita ba Casanova, ba Pasi, abo bita ba AMG, abo bita ba Jezi, Peti twakuranye hano mu Muhima, abo nabo ho bari hose kabisa. Hagize ikintu Imana ibafashe, Imana ibafashije mukagira ikintu mwabona, mwamfasha kubera ko ari n'umuntu ejo bundi wanteye inkunga, yari yambuze angurira agatelefoni, ubu nkaba mfite telefone ubu muri iyi minsi, hakaba ari mfite nomero yanjye ya 0788 59 26 775. Iyo telefoni rero ushobora kuyimbonaho, ushobora kugira icyo wayifashaho nk'inshuti zanyu, nk'inshuti z'abanyarwanda. Rwose sinababeshya, nta bushobozi nsigaye mfite. Wakoze cyane kugira ngo twagiranye aha ngaha, ndakeka byose Imana izabiha umugisha, bizacobora cyo kugira impungenge. Mwakoze rero nk'abanyamakuru, mwari mwaje kundeba, abanshimira abanyarwanda aho bari hose, abanshimira n'Imana nayo ikiturinze kabirinze igihugu cyacu. Nkaba mbashimira rero mukaba mukoze kuza kunsura. Ibikurikiyeho tuzagenda tubiganiraho buke buke, aho bizajya bigenda bigera tuzagenda tubifatikanya, bereko aho umwana ari kwiga, nk'abanyarwanda tuzamufasha. Amahoro y'Imana. Asante.